Narutambi yaratitiye mani nyine kera nari ndakantu gatonya nawe urabona nyine ibi bintu bituma uba open mbega ubuzima bwawe ukaburyoshya ukumva nyine wishimiye ubuzima game ahubwo wanayikinnye umaze kurya byakugibera ibyo bakubitagura amanota menshi nk'ubuhinde uno mukino uri international na nawe mukino bakina ni mbega iyo match ya mbere yego nubwo umupeti yarampitanye ariko 19 ufite imyaka 19 ngewe ikintu nakwifuza kandi imporana nasaba Imana n'ukuri Yes, reka nongera kwikaze ukurikiye DJC Media ngusuza wirereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanze neza kunkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 turabasuje kandi twizera ko bameze neza ubwo mvuze intara yacu ya 6 mbanimo kuvuga diaspora ngira ngo abenshi bamajije cyane kubimenyera kuri iyo terme y'intara ya 6 wowe uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo aho wirereye hose mu Kinyarwanda turagusuje kandi twizera ko umeze neza niba utanameze neza tukubwire ngo ihangane ejo nejo wundi bizahinduka umunsi kuwundi bijyanye na siporo cyangwa se bijyanye n'amasengesho bijyanye n'imirire izindi nzira zose wabyinzo kugira ngo ubuzima bukunde bugende neza twizere ko bizaba bimeze neza murimo kubabona imbere yanjye niba abagabo hari cyane ntago ndi buze kugenda mvuga ngo buri wese nagende yivuga ninshaka ndavuga kubera igihe maranye nabo cyane twari tumaze iminsi tumeze nk'abari muri camp cyangwa se abamaze iminsi bari ahantu hamwe kugira ngo tubone ibyo dutegura cyane guturuka kuri ba Claude kugera kuri ba Samson we wamaje guhinduka ngo ni ya ntare mbese reka mere hanga iruhande rwanjye kuri Claude ko bimeze bite fresh banza ubwira abantu tigiye nitwa Claude ariko zubundi ugiye kubabwira ngo nitwa Claude cyangwa babwira ngiye banyita Claude iyo uvuze ati ni Claude ugiye gukina bereke kuri Claude kuko ariko kubibona fight for ku buryo ni nkora gutya fresh nubibona Narutambi yaratitiye yase Narutambi yaratitiye aha iruhande rwawe Rashid bro nako mandi Rashid niba kuko urimo kuvugana Rashid bimeze bite nuko natsinzwe bro nako natsinzwe ari ukuntu bayavuga ari ukuntu umuntu atsindwa urugamba ariko akaba adatsinzwe intambara watsinzwe urugamba rw'uyu munsi ariko ejo murategura uzatsinda gutegura nyine ya mani kare ko nabonaga hakomeye bya hatari nkamba na hamaje byoroshye umusore yahoroheje noneho iruhande rwawe ngaho niba bimeze bite none harimo ariko nabereke wanzu bibwira ubabwire nawe fresh ngo ni fresh umwaka ko numva nawe ndawufite cyane urawufite uga cyane bro unababwira amazina uri kunababwira ubabwira mwabonye man nje nitwakiza ariko abanzi banzi kuzina Pipe kwizina rya Pipe neza ubwo Pipe wavuze Pipe abantu bumva iki man nyine kera nari ndakantu gatonya nawe urabona nyine ndavugaga nari ndakantu gatonya nyine abantu banyitaga Pipe n'ubu basigaye bambona bagatitira urabona nyine iboko ryabaye iboko nawe urabibona byose nabyuje okay reka tugaruke hagati kwa Najib we yageze kuri finali mukanya tumaje kubona arimo guhangana na intare batinya Samson yageze kuri finali hejuru y'agatuza gakome ariko mwakagira Imana mwakana agatuza wagira ngo aracuritse bamuhindukije nawe urabibona ufashe umuntu urabona yaje yita intare kandi Samson amateka y'urabizi ko yashwanyaguzaga insaya z'intare ubwo gatanda kuze abantu bose uri ushaka gushwanyaguza aha Najib bimeze bite ibintu bimeze sawa okay nawe banza ubwira abantu tugende Najib ariko nawe biyereka ubwo kanura Najib koko amazina yanjye banyita Najib nkabandi umwana w'Umusanze w'umunyeshuri kabisa w'umunyeshuri unabiyereka ariko mu bitugu byawe abazi neza banzi kuzina rya Simba Nizana daga Simba nari mwambuye bro nari mwambuye twakomeje hirya cyane turi kumwe na Samson intare batinya ariko byongeraho n'intare batinya bro wani nakonje ndakubitwa nawe urabizi ariko nago kubita uri boss wanjye kandi uri mukuru wanjye ndakuba cyane reka twishimire gutyo ni Samson ayela amarushanwa mwateguye mbere na mbere reka tugire ngo twinjire mu bibazo bya rusange tunaganire twese tureba ntago turi buze guhera ku mbogamizi iyo umuntu agiye guhera ku mbogamizi hari abana baba yara ku ruhande batavuga ati bya bintu burya birimo imbogamizi ntago biryoshye reka duhere ku cyiza cyabyo icyiza cyabyo reka kro ubona icyiza cy'ibintu ari iki cyiza cy'ibi bintu bituma uba open mbega ubuzima bwawe ukaburyoshya ukumva nyine wishimiye ubuzima kuko iyo ukora ikintu ukunda burya nyine urumva nawe ubuzima bumera neza
hari benshi bavuga bati twebwe ibiryo barya ntago twabyibona ntago twajya muri biriya siporo ikintu cyerekeranye no kurya wanatera indabo mbona nta kibazo ino game ahubwo wanayikinnye umaze kurya byakugibera ibyo bakubitagura amanota menshi cyane urimo kwitegura ibyo kurya muri umunyamusanze ashobora kuba yari ibirayi byinshi uri kwitegura bisaba kurya ugakomera nyine ugakomeza umubiri ku buryo umubiri wawe wose uba fit ugakomera mbega ntabwo akubitaho ngo yumve nawe urimo akoze icyatsi gutangije watuma ngiye bita bihinduka ibintu wapimana uyu ni umukino nyine twakuze twumva tuwishimiye dukora twumva tuwisanzemo kuko ari umukino njyarugamba wahozeho ku bw'abami bacu twifuje kuba twagarura gakondo yacu gakondo ntigacike umuco ntugacike umuco ntugacike mbere na mbere inde muntu watangije igitekerezo bati ibintu byo gukirana reka twongeye tubigarure bo yabitekereje gute yumvisha avuga gute katazafeiringa ubundi kundu byatangiye ngiye n'uyu muvandimwe wanjye mubona Samson intare batinya twarateronaga siporo ariko nyine duhora turi fight none namurusha kabiri akababara nagaruka yandusha kane akababara ukababara ntukajye kotora nkababara none deni twicaye uyu mujama atangira kuzana ikibazo kwa turi kuvuga ati ese kumbona niki twakora ku buryo urubyiruko rwacu narwo kwagira uruhari wenda mu kuruzamura none uyu muvandimwe aratangira avuga ati hari igitekerezo nungutse ndumva twazatera ama box twakiniriya game ya boxing ariko twarakubitanye no bwa mbere turanayikora nje n'uyu mujama wana tujya muri ring fresh ndamukubita rankubita nabo tugishushe my friend mu gitondo twese nawe arabyumva tugishushe twumvaga ari sawa nyine ntaribi ariko mu gitondo naramubwiye ati Samson we ngo dore imvune dore mujama nawe ngo zogokorode we ngo wanyishe none ariko mu gitondo ndaza muri ring ndamubwira ati ariko brother iki kintu kirimo nk'ikintu kitagaragara neza kandi hari imeto ziba gikeneye kugira no mukino wubahiriza twe turi hasi yabyo hazo twabona kandi n'abaterankunga bacu ntabwo twahita tubabona aka kanya kujya dukomeza uyu mukino n'iki gitekerezo cyawuzanye ndamubwira ati ariko hari ikindi kintu mbona nifuza twagenderaho kuko nari maze kuzaza ndeba no marushanwa ya Commonwealth mbona nyine ibibugu bivuga icyongereza ukundu ategurwa nkabona bibanda ku mukino wa wrestling none nkanagerageza no kureba izindi filime like nk'ubuhinde uno mukino uri international na nawe mukino bakina ni mbega ta football iba mu buhinde ahubwo kabaddi na wrestling nibyo bikinira ndamubwira ati se brother waretse tugahindura systeme o kujya dukora uno mukino muri ubu buryo ahubwo tukawukina muri ubu buryo urumva idubwo twaraye kuko twaraye kwavunaguritse twarabirose nanjye nyine numvaga wrestling gukirana mbega ikintu cyo gukirana cyambaga ariko nkabura kundu nta cyapurika n'abandi bose babyo none umuvandimwe mbimuganije wo mbona nabyumvishe cyane tujya none muri teri kuri sima nyine aho dukoreye hari umuntu wabonaga ari kuri tapi yanatangiye twabikoreye kuri sima yatangiye ari ku blaming iki gitekerezo cyane avuga ati wapi Imana gukirana reka navuga ati nyamara gukirana nuko ubyumvuko ariko tubikoze byamera neza noneho ndamubwira ati reba gukirana kundu bigenda tujya muri ring nge nawe twatakana muri ubu buryo tukadefantana muri ubu buryo cyane noneho nawe uko turi kwatakana tubona abagore n'abamama n'abana bahise bahagera bahise badushunga noneho ubucyo gihe twari dufite telefone turanaga post turanaga amatusha ariko dufata akavido kuko hari harimo carte memoire urumva dushutinza ku kavido tukarebye nyuma tubona ibintu ari ubwenge notwe tikwa turi kubona uburyo bw'uyu mukino none kwakomeje no muvandimwe twatakana nkamwatakana muga ati reba kundu bayataka reba n'ukuntu badefanda reba n'ukuntu amanota yandikwa tukomeza kwihugura amanota mwe mwagiye tukira aho ngaho mwabwiwe n'iki kuna amanota cyangwa byawe n'ibintu mwebwe mwihinda twebwe ubwacu twarebye muri ari amarushanwa ya Commonwealth uburyo bandika amanota n'ukundu bayadefana n'ukundu bayabara handi mwahukuye amahugurwa mwe mwireberaga muri ama video twireberaga ari ama video ariko tubuza gufashwamo n'undi muvandimwe uri arbitre Danibit ni umuntu w'umunyeshuri kandi ujijutse nibyo twanamushimiye muri uru rugendo twatangije ntabwo yaduteranya ahubwo yaduteye ingabo mu bigongo mu bitugo noneho turangiza noneho nje n'uyu mutipe dutangira kwatakana fresh nyine dushiramo speed wana tubona bya bintu burya uko twe twabikekaga siko biri noneho ndamubwira ati nyamara brother ibi bintu dushobora kuba twari twifitemo impano then nge nsubiye n'inyuma gato mucecuru wanjye akiriho
hari ukuntu nabonaga nyine turi kumwe n'abavandimwe ngakirana nabo kavuga ati ariko wa mwana we kuki mbona nyine uri umuntu udasanzwe ariko njyewe simbitekerezeho cyane no ngakomeza nkirana na bakuru banjye akaba yanankutega kuki ukunda gukirana na bene nyoko kandi banagukuriye ntanjye nyine nkumva harimo akantu kankurura kandimo none rero umuvandimwe turabikomezanya tubona ni byiza dutangira turi babiri none ikintu cyatunejeje twahise dushira hamwe nubwo se mu kibuga turahura urabona iyo muri guhura biba byahindutse mazi byahinduye isura intare babaye intare ariko burya nta n'uwamundutira ni inshuti yanjye magara cyane n'umuvandimwe ariko mu kibuga nta bavandimwe baba burimo bro urumva noneho biza kurangira duteguye match brother nta muntu nta fisheti kwafishije nta kisibyo aba mu kagari kamwe nanjye mba mu kandi kagari noneho duza guhura ari ubugari butandukanye utugari dutandukanye noneho turabibwira dukora amakompetisiyo tubwira n'inshuti n'abavandimwe turababwira ati dufite umukino wo gukira nawe wesoringi mwaza mukareba kundi iyo show iryoha ari ubwa mbere tuyikoze twakoze ibintu kubwacu byaratuye urumva muri makeya mu kagari k'iwabo mufata nk'intare nanjye mu kagari k'iwacu bafata nk'intare ikuze kandi y'ubugome ugahagarariye noneho bumvishe gutyo ko ari uko bimeze bose baraje gufana ninde watsinze ndakubwiye mane ni njyewe intare batinya bro icyo gihe dutegura match tumaze gutegura match ewana turayikora tumaze kuyikora abantu bose barayishimira ide zitangira kuza tujya n'amahirwe ubuyobozi bwacu butangira kubibona kuri social media baduha motivation nta support bari baduha ariko nyine batuguriye amazi support y'ibitekerezo barayiduha cyane baguriye n'amazi batuguriye amazi pe bashobora kuba baratuguriye tukirango gatano no mbanze imbere ya byose ono uyu ni umukino ugasanga umuntu arimo aratura undi hasi n'ibiki byose mwumva mufite ubuye bwiringizi cyangwa se ubuye bwishingizi ku buryo utavuga uti uyu muntu ushobora kumukubita hasi akaba yavunika akaboko ugasanga biteje ikindi kibazo icyambere uyu mukino nta muntu wawukina adafite mituweli ko turahanga twese turayifite kandi ikindi cya kabiri no ku bijyanye no kwikingiza urukingo rwa COVID-19 twese twagiye twishimangiza sibyo ko dore twafatanye n'ururiya rwa kane bavuze ko rwaje ariko twizeye ko narwo ubwirinzi mbega muri make turabwuje reka twaye tubaze n'abandi reka itome kugira ngo mugende muza namwe mwiyunge nabo muvuge muti natwe turaje twarabyumvishe mu karere ka Rusizi niho byatangire mu ntara y'Iburasirazuba y'Iburengerazuba murimo biragenda bikwirakwira igihugu cyose mwe mwabyumvishe gute mwashatse kubiyungaho gute byaje bite mbere na mbere abavandimwe nari mbazi yego njyaga mbona ku social media bahangana baterurana badimba hasi ngavuga ati bamaze gusara njye nababonaga ari abasazi nabonaga ari abasazi ejo bundi uyu mutipa barahamamagaye ati twateguye match waza ukatujoininga tukagutoza ugakina ati bya bintu byo kudimbana hasi avuga ati barambwira ati mani nta birenze wabibonye uko twakinaga nta biba birenze nta bugome ntacyo navuga ati ibyo ari byo byose niba mufite umwanya mukadutoza igihe gito turi abantu bakuru dufata mu mutwe ubundi ngiye nkina rugby urabona bijya kumera nka rugby yego usanga ukina rugby yego ndavuga ati wamujamawe niba uzi kuri buntoze ntunjyane mu kibuga bakamvunagura cyangwa ukajya kumpuza n'izi ntare zanyu zikanshwanyaguriza mu kibuga ndabimenye uko bigenda yego naye ntago nahura nawe ikibazo cy'amategeko tutari twagutoza ngo ntago nari guhura nawe tutari twagutoza nyitege mu minsi iri imbere ibyo nababonye murafata pe murafata ndanabashimira cyane umujama arampamagara ndavuga ati nta kibazo nzaza twitoze dufatanya n'uriya mujama uri hariya inyuma ya kamera baradutoza baradufasha umunsi wa match barageze ejo bundi mwabonye ni match ya mbere nari inteye iya yari yo match ya mbere yego nubwo umupeti yarampitanye ariko wabonye ko byarangiye mutsinze nuko rero bampuje n'iki kigabo abo ibyo cyankoreye gusa nanisegura nagize shoke mu kuboko buriya nibyo byansindishije cyane kuri ubundi ntekereza ko bitabaho cyane ku muntu urwitwazo ntirojya rubura ni nabwo bwa mbere byabonetse ko umuntu yatsinzwe round yose ubusa namwe murabizi murabimenyereye urwitwazo ntirojya rubura ntabwo byapfa gushoboka ko watsindwa kuriya nyine nta kibazo cyabaye niko biba bimeze bro bari mwaretse kuntaba munama urumva nyine ndavuga ati umukino ntacyo tuzaza tuwukine ubu ngubu ndawukinnye mbonye aho bipfira mbonye aho bikunda mbonye umukino ni mwiza
ubutaha nawe bakwitege. Abajya Okay, banyitege. reka turetse na mugenzi wawe nabanza tubwire ibyo byose we urabona ko aracyari n'umwana w'umujene ariko yagiye na mutoya nubwo azi yaguca akazamura akaboko ngahita mbona wajyanishwa zinega ubwo unamurebye gutya ntabwo wabona ko ari munini nkamwe ariko arazamura akaboko ugahita ubona bibaye ibindi wowe uyu mukino wawinjiyemo gute ko tubona wagira ngo usanga ufite n'ibindi bikorera tatuwaje twawe hano ugatuza wagize urumva ibi ngibi ni ibintu biranga umwana uwo muri karitsiye wamajije kwiyumva ko aruta abandi bangana nawe muri karitsiye urumva wabyuka ko bateye pompaje 15 mu gitondo watera 20 ukumva hano wazanyeho akantu watangiye kugenda wigenza gutyo muri karitsiye cyane ariko none nawe reba yatangiye gushushanyaho utuntu tw'udutima n'ibyo byose ahangana ugatuza abyumva bivuze ngo nawe hari ukuntu yiyumvaga wowe wahisemo gute kuza muri ibintu byo guterura aba ngaba babiri nibo bantoje aba babiri nibo bantoje nyine match ya mbere yabaye hagati uyu nguyu yatsinze uyu nguyu noneho ko aba turi gukora siporo nkabona uyu nguyu nyine afite amagambo menshi ari kwiyemera kuri uyu nguyu noneho nanjye mpita mbijyamo nyine nanjye mpita mbijyamo noneho tuza gupanga match dupanga match hari undi mutipe nyine wahuye n'uyu nguyu n'uyu nguyu wahuye n'uyu nanjye mpura n'uriya ngwino hano abana ku marinete aba yifuza ubundi yo kwitwa batinye kuzaga ntabwo washaka nawe ko wabona umukinnyi yaramutinye uwo bari buhangane yaramutinye umuntu mwari guhangana yaramutinye cyane rwose mani match ya mbere yabaye uyu nguyu baramutsinze n'iya kabiri raba uyu nguyu oya ndebera tuno tuntu turahanga icyo bakita 6 pack ari kubura kundi ari yamwituti mani hari umuntu wavuze ngaho gutunga 6 pack nzatunga 6 card amwituti wa Mungu numvise ngo amwita satani kabisa ngo mamba yarandinya agira ubwoba oya se ahita avuga ati ngo ndibuze nabonye mwatangiye ari igiharwe yagize ubwoba cyane mbita kubera nari mbihugukiyemo amazina yawe ngo nabiyereke nawe banamenye wa mugana ukuntu bihagaze yewe banyita Dani usanzwe ari kake ni King Hilo ako bereke ryabere ryawe bro atwereke nategese y'amatuza uwo pete ndamwemera sana ago bikaze nabana batuje barabimenye wajyana ibiri dragon agera nakandi kantu ko gutera ubushite urabona twebwe buri amashite yaratwihishe amashite no kuvuga niki turatuntu two kubita oya se natwe kakasi nyuma ano babona hari amabuye yanyange none so amabuye kwanye nese udukubitisha umutwe cyangwa iki yanja kubikora nkisanga hasi oya niwe twaza amabuye nako aza kugenda utatweretse okay tukaba tugikomeje aho ngaho banza ugarurire gato ya mikrofone kwa Najibu wowe ntegeza ko uturuka i Musanze ndo umwana Musanze uri umunyamusanze bano bagabo bamenye gute wowe aba bagabo aho nabamenyeye bwa mbere mbamenya uyu yaragiye guhangana i Kigali n'abarutambi n'abasatani n'abayidizo birebye kuri YouTube numva nanjye nshaka guhangana nabo mu guterura ariko ntibyakunda kuko njye ntabwo bari banjyanye ariko nyuma y'amarushanwa bakoze abavandimwe uyu sinzi ukuntu yaganiye na satani nyine ariwe mampa aza kuma gahunda z'ukuntu ibintu bimeze arambwira ati hagiye gutegurwa manche yo gukirana ese wowe waza ukabijyamo ku myaka yawe ndavuga nimba ntacyo bitwaye nanjye naza nkiga nk'abandi ufite imyaka ingahe 19 ufite imyaka 19 ku myaka 19 ukabungana gutyo umeze gutya urimo guhangana ukagera kuri final urimo guhura n'umugabo w'imyaka 30 ningahe 30 mfite mano arashaje ufite 30 ufite 30 ningahe mfite imyaka 22 arashaje ni 30 murusha imyaka 3 aha okay afite imyaka 19 ku myaka yawe 19 utangiye kujya mu marushanwa gutyo ugeze kuri final kandi urimo kubona n'umukino watangiye kugenda ukwirakwira tuvuye tutitwahera ibi ngubu munara hano y'Iburengerazuba sibyo hangani mu karere ka Rubavu twibereye ariko abenshi baturutse za Rusizi n'abandi baturutse i Musanze bigiye gusakara igihugu cyose urimo kumva wowe ejo hawe hameze gute kumva ejo hanjye hameze neza ku mukino n'ubwa mbere nawe ukina nabwo nsanzwe ngumenyereye sibyo kuwureba tunoze n'icyumweru kimwe twitoza duhita tuza gukina umukino reba icyumweru kimwe ukaza ugakina gutya ngo ugakina n'abantu bawutangije mu mutwe waba hafungutse ugakina n'abantu bawutangije ukanafata akanagutsinda ku inota rimwe inota rimwe gusa naho kantu nubwo ari kwitinare nakagakosora ariko kandi ni umwami wa game ariko nyine yibuke ko twamutoje dushyizemo imbaraga ntabwo twamutoje ariko nawe rero umuntu wari wahuriwe n'abametri bagera muri bangahe iyo utojwe n'intare nawe uba intare watozwa n'intare irwana n'imbwa nawe urwana nk'imbwa nyine uyu nguyu yatojwe n'intare irwana nk'intare nyine arafata umukino wawe wamajije kwaguka wowe umukino wanyu na ba Claude wamajije kwaguka reka tuvuge gutyo ngo umukino wanyu na ba Claude kuko nimwe mwawutangije sibyo nubwo ari umukino wahozeho kuva na kera abantu baza kugera igihe baravuga bati ibi bintu reka
tube tubiretse bigira mu yindi mikino. Uyu mukino wanyu nuramuka wagutse ukagera mu gihugu murumva muzabwira iki nk'abantu nimara kwaguka byose? icyo nzabasha gukora cya mbere nzabanza nshimira Imana n'abantu bagiye baduhereza ka courage batubwira ati mukore cyane bizava kuri uru rwego biro bijye ku rundi rwego nabo nzabashimira rwose. Okay, hari igihe tugihereye nk'ari mu karere ka Rusizi kuko niho byatangiriye. Hari igihe umuntu atangiza ikintu agahita bavuga ati ibyo bintu muzanye n'ibyo kugumura abantu n'ibiki byose. Ubuyobozi n'iki bwabwiye bukimara kubona mutangiye gukora ibi bintu? Nabo barabyishimiye cyane ndetse niyo bateguye ibiganiro byo kubwira abaturage wenda uko bigomba kuba bimeze mu murenge baratwifashisha bakaduhamagara uko bazi no mukino ukuntu kurura abantu benshi twarangiza tugaperforminga abaturage nabo bakajya babwirwa icyabagenewe. Muri make ubundi uyu mukino umaze kumenyekana cyane noneho mu murenge wacu mu karere kacu ka Rusizi noneho umenyekana noneho abayobozi bacu nibo muri no minsi nibo bari kuduha motivation bakatubwira ati ntimucike intege murashoboye uyu mukino turifuza ko wakwaguka ukamenyekana kandi mushake n'uburyo mubona ibyangombwa urumva kandi munashake ukunda twebwe inkunga z'ibitekerezo tuzazibaha n'inkunga z'ubushobozi wenda mushakira icyangombwa cyabo muwandikishe noneho twumva turi proud yabyo noneho twatekereza ku gitifu wacu w'umurenge twiyamagarira aduhereza iyo yide tukumva buryo uyu mukino tuwukoze ari umukino mwiza. Uko byagenda kose urumva ntago mufite ba arbitre bazwi muri uyu mukino uvuye ngo dufite ba arbitre ntago mufite ibikoresho nyakuri bivuga ngo ni ibikoresho bikoreshwa ntago mwari mwamenya amategeko abigenga mwese mugenda muri ku ma video iyo byabaye muri Commonwealth cyangwa se ahandi hose byagiye biba no kuvuga ngo nta munyenye mufite ko mwamurimo kubikora mu buryo butari bwo ahubwo noneho mukazagera igihe mwamaje kubimenya mugasanga mwe mwitoje amafuti. Kubura gukosora amafuti biroroha kurenza uko wayakora. Urumva dukeneye inkunga zitandukanye muri aka kanya. Uwaba ufite ubushobozi bwari bwo bwose bwo kuba yateza no mukina imbere yatujoyininga mbega yadushaka akabitubwira kuko yadushakira byonyine yabonye nimero zanyu wenda ndatekereza ko muri buze kuzishyiraho icyo nzi ko mwaduhuza nabo. Reka mwunganire gato ni ukuvuga ngo ibyo twiga cyangwa se ibyo bo bitoje ubu ngubu bakaba bari kubyigisha abandi ibyo ari byo byose ntago byajya kure n'ukuri icyo nicyo ntekereza ni ukuvuga ngo uyu mukino basanze hari amakosa bakoze ntago yaba ari menshi kurenza uko bategereza undi muntu wava kurakaza kubafasha ni ukuvuga ngo turamutse dutegereje twagumeza nyine twicaye ariko duhagurutse tukagenda hari undi waturuka inyuma akaza akadusunika ababizi akaza akabikosora. Ni ukuvuga ngo iyi channel yanyu ikurikirwa n'abantu benshi ndayizeye nanjye ndayikurikira abantu bazayireba ntago hazaburamo abantu bakinnye no mukino bazavuga ati aba bana burya babaga mu Rwanda agahita zana uruhare ariko nitwicara hariya tugategereza wazaje undi muntu bitangiza bizarangira. Yego mane nta muntu ushiramo imbaraga zacu zose none tunabashimira cyane rwose muri abantu b'abagabo. Okay, mbere yabyo rero noneho ndashaka mugira ikintu kimwe mwisabira abantu bafite siporo mu nshingano zabo ya ministeri ifite siporo mu nshingano zabo cyangwa se abayobozi bose bafite siporo mu nshingano zabo ikintu kimwe buri ku muntu wese cyangwa se bibiri muzenguruza mikrofone gutyo turimo tunasoza dore imvura iradufata. Numva yuko bakita kuri uyu mukino bakawushyira ku rundi rwego ku buryo ushobora gusakara mu gihugu cyose hanyuma tukaje tunareba uburyo twanahagararira igihugu cyacu mu bihugu bitandukanye tukazajya tubera dushoboye. Ikintu twasaba abayobozi bacu b'igihugu twabasaba ko uyu mukino nawo bawushyira mu yindi mikino isanzwe iba hano mu gihugu bakaba bayiteza imbere bakadutera inkunga nk'indi mikino isanzwe si nk'uko n'ubundi ari iy'abanyarwanda tukagira ibintu bikagera kure bikaguka mu gihugu bikaba ngombwa ko twajya no hanze y'igihugu bakadutera inkunga. Twagiye ikintu umva kisabira abayobozi bafite inshingano muri siporo mu nshingano zabo. Nanjye natekeye ikirenge mu cyuyu nibyo nari nshatse kuvuga. Urakoze cyane. Nge ndumva abantu bategura bafite siporo mu nshingano zabo bagomba kujya bareba imikino ntibazamura imwe ngo indi gume hasi badufashe bajye badufasha rwose. Kro turimo dusoza twagiye. Ngewe ikintu nakwifuza kandi mbona nasaba Imana n'ukuri uyu mukino wacu washika ku rundi rwego ukava ku rwego wari uriho ukagera kure mbega nkabona nigiraga nsabe
abashinzwe umuco na siporo badufashe nyaboneka natwe ndore turi impano iri kuzamuka kandi ikeneye gukorwa n'urubyiruko rwinshi. Urumva sinzi kunda urubyiruko rwa uyu mukino wowe ugiyemo nta kundu wajya mu biyobyabwenge, ntabwo wajya mu bintu bidafite 12, ahubwo uyu mukino ugomba kwitabwaho ukitabwaho n'urubyiruko rutandukanye none ukaturinda kuba twakangirika mu mutwe kuko iyo uri no kuwukina ugufasha gufunguka mu mutwe cyane. Mbega nkaba nsaba umuco ushinzwe Minisiteri na Siporo ko wadufasha uyu mukino ukawushyiramo imbaraga cyane ukawuvana kuri step imwe ikawugeza ku wundi ukagera ku yindi. nanjye nta kinindi burenze ku byo bakuru banjye bavuze, sicyo ndi burenzeho no kubwira n'abandi bose babikeneye gutozwa bazaze tubatoze ntaribunika. Wow, n'abandi bantu bose njya numva bavuga ngo mu Rwanda hari abasore, dore abasore nabo abasore ni twebwe, niba hari umusore urenze aba ngaba bazaze duhangane. Njya numva bavuga ngo aba basore, dore abasore naba ngaba abasore ni twebwe, abasore hejuru cyane. Ngira ngo mbwire abantu bose bari bakurikiye imikino yaberaga aha ngaha tubabwira ngo yasojwe isozwa kuri finali, igikombe gitwawe na Samson yani ari nkuko mwese akunda kubyita aha ngaha na yari Muvunyi Joseph. Aha ngaha nubwo ari mu mvura nyinshi cyane ariko tubabwiye tuti akazi karakomeza umunsi ku wundi. Gusa anyitege nawe anyitege ngiye sinakinnye, anyitege we twari kuzahangana yatsinzwe, ngiye dushaka kuzahangana.